Pawulo yigisha ko isezerano rya kera ryari rifite inenge bityo risimbuzwa irishya. Reka tugereranye amasezerano yombi kugira ngo tumenye impamvu y'ibyo, maze uraza gutangazwa n'ibyo uri bwibonere. Hano hari ibice bigize isezerano. Isezerano rikorwa hagati y'impande ebyiri. Iryo sezerano rishingira ku ngingo ziba zigize iryo sezerano, ubwo hakajyaho ubwumvikane bujyanye na za ngingo. Rumwe muri za mpande rukagira ibyo rusezeranya, ibyo bigasozwa no gushyira ikimenyetso kuri ayo masezerano. Isezerano rya kera warisanga mu Kuva 19 ku murongo wa 3 kugeza ku gice cyo cya 24 umurongo wa 8. Isezerano rishya ryo warisanga muri Yeremiya 31:31 kugeza 3:4 no mu Baheburayo igice cya 8 ku murongo wa 6 kugeza ku gice cya 10 umurongo wa 27. Uruhande rwa mbere mu isezerano rya kera ni Imana ubwayo. Ibyo ni nako biri ku isezerano rishya. Uruhande rwa kabiri mu isezerano rya kera ni abantu b'Imana. Nanone ibyo niko biri ku isezerano rishya. Ingingo zigize isezerano rya kera zishingiye ku mategeko y'Imana. Ingingo zigize isezerano rishya naryo zishingiye kuri ayo mategeko n'undi y'Imana. Kugeza aha ayo masezerano yombi ni amwe. Dore uko isezerano rya kera ryavugaga: abantu nibumvira by'ukuri bakitondera isezerano ryanjye, bazambera amaronko kandi bazambera ubwami bw'abatambyi. Dore uko isezerano rishya ryo rivuga: Imana yandika amategeko yayo mu mitima yacu kandi ikatubarira ibyaha byacu, ibyo bikatugira ubwoko bwayo bwihariye by'iteka ryose. Isezerano rya kera rikorwa n'abantu bafite inenge. Isezerano rishya ryo rikorwa n'Imana nziranenge. Isezerano rya kera ryakozwe n'abantu b'Imana ubwo bavugaga ko ibyo Uwiteka Imana yavuze byose bazabikora kandi bakabyumvira. Gusa ariko ntibashoboye kubyumvira ngo bakomere ku isezerano ryabo n'Imana. Isezerano rishya ryo ryakozwe n'Imana ubwo yagiraga iti: nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi nzabarira gukiranuka kwabo. Iyo Imana ishyize amategeko yayo mu mitima yacu turayumvira kubera ko tuba tuyikunze. Isezerano rya kera ryashyizweho ikimenyetso cy'amaraso y'inyamaswa. Isezerano rishya ryo ryashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Dore ibintu bine byo kwibukwa. Icya mbere, isezerano rya kera ryari rishingiye ku byo abantu basezeraniye Imana, maze rishyirwaho ikimenyetso cy'amaraso y'inyamaswa. Iryo sezerano rya kera ryari rifite inenge kuko abantu batarikomeje. Icya kabiri, isezerano rishya ryari rishingiye ku byo Imana yasezeraniye abantu bayo, maze rishyirwaho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ntiyigeze yica isezerano ryayo kandi ntibyanashoboka. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 6 Pawulo aryita isezerano riruta iryabo kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta yabo. Icya gatatu, amategeko y'Imana niyo ngingo nyamukuru muri ayo masezerano yombi. Bivuze ko amategeko y'Imana na n'ubu akiriho. Muri Matayo 5:18 Yesu ubwo yagize ati: kandi ndababwira ukuri ko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko yanjye hatazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Kuri Yesu igihe cyose ijuru n'isi bizaba bikiriho, amategeko y'Imana azagumaho, kandi mu kuyakurikiza uba ugaragaje ko Imana yayanditse mu mutima wawe. Icya kane, iyo Imana ikiza amategeko yayo mu mutima wawe wishimira kuyakurikiza. Ibuka amagambo ya Yesu tubwirwa muri Yohana 14:15: nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ubu noneho ikinyoma cya Satani kigiye ahagaragara. Amategeko y'Imana ntaho yagiye ndetse aracyareba abakristo uyu munsi.